twagarutse rero kuri mixer yacu. Mixer yacu nk'uko nari nababwiye, ifite inzira 32 ngarutse irimo iraka nk'uko nari nababwiye. Then noneho tugiye kureba uburyo zino volume za controlled. Ariko ubu none na installation ayigenda ikurikiraho, ariko tubanze tumenye ise iba controlled ite, then installation ikajya yabona kuba applicated cyangwa ikajya yakorwa. Nyuma nk'uko nari babwiye, iyi ngiyi ni pan ijyanye left, iyi ni no kujyana left, iyo ngaruye mba nzanye right, ngaruye gutya yasubijemo hagati nshyize muri middle cyangwa hagati na hagati. FX zino zikontrolinga icyo bita auxiliary yitwa FX. Then noneho hanyuma izo hejuru yongeze volume bitewe n'icyo washyizeho, ushobora gushyiraho usohoreyeho wenda nk'iyindi mixer, cyangwa ugasohoreraho nk'akandi kantu gafite nako kameze nk'aho ari mixer, ugasohoreraho iyo ushaka kongera volume, ukongeraho volume. Ushobora gucomekaho ikindi kintu, yaba ampli, ikintu hano hose nyine wagishyiraho naho hagasohokeramo amajwi. Ni even n'izi ngizi nazo uzisohorera ayandi majwi, then ikintu wahisemo gusohorera akaba ari cyongerezamo volume hano. Iyo wongeze volume hano, niyo zino zo hasi wazimanura ntacyo bihinduraho, ahubwo bituma hano hagati hagira imbaraga. Gusa iyi volume uyimanuye ukazamura iyo hagati yonyine, izindi zose zimanuye hano, zindi zose zimanuye wazamuye rimwe muri izi ngizi, kubera ko hano hejuru gain yayo ibizamuye, za mbaraga n'ubundi zirasohoka. Vanga ikintu wacomekamo hano hagati ugikontoreramo hano hagati, volume yayo niyi. Hanyuma rero tukagira icyo bita hano haruguru yitwa low. Mu by'ukuri mu kinyarwanda ni imbaraga zo hasi, cyangwa ikintu wakita gikomeye, base. Abantu bakunze kubyita ibintu bya base cyangwa nyine ikintu gifashe cyane. Nuvuga ngo uramutse wenda ari nko muri mikrofone, umuntu arimo aririmba akajwi gatoya, ukaramuka uyizamuye uhita wumva avuze ikintu cy'ikibase, sibyo? Uhita avuze ikintu cy'ikibase. Then frequency ntabwo iba ku mixer yose, ariko mu by'ukuri iyi frequency ukuntu ikoze izamura. Umuntu hari ukuntu umuntu arimo aravuga noneho ukajya wumva hari ukuntu arimo aravugira nko mu mazuru, kandi mu by'ukuri we ntabwo asanzwe avugira mu mazuru, ariko ukajya wumva nyine arimo aravugira mu mazuru. Ni frequency, iyi frequency niyo iba yabiteye, nyine ivuga nkaho bigendana n'iyi mido nk'uko muri kubibona hari agafresh kamanuka. Vuga ngo ukuntu umuntu wumva avugira mu mazuru utazi ukuntu byagenze, iyi volume niki igufasha kubihindura. Hano umuntu uvugira mu mazuru nawe ushobora kumereza ijwi ryiza kuri mikrofone bikagenda neza. Nuko nguko zino zo zikora. Hanyuma iyi ngiyi yitwa high ni akajwi kari hejuru cyane. Nuvuga ngo akajwi kari hejuru nyine ku buryo nuvuga ngo ni ryajwi wumva rimeze nk'iry'akana. Nuvuga ngo ni ryajwi wumva rimeze nk'iry'akana. Nuvuga ngo rero iyo ushaka kugira ijwi rizamuye wumva ko rivuga neza cyane rizamuye, ni icyo ukoresha ni nanoma high. Uzamura high. Noneho hanyuma iyo yose ugenda ubikora wumva uburyo ijwi ryawe rimeze. Ariko mu by'ukuri ngereranyije wenda naho ino mixer iri yesitaye, ngiyewe zino volume ziri gukora ahangaha, nashatse ko zikora gutya, ariko mu by'ukuri ugiye n'ahandi hantu ugenda uhindura volume bitewe n'ahantu. Bisaba ngo nyine umuntu urimo arakora sound aba azi no gukora sound nyine mu matwi yiwe harimo icyo bita ijwi ririmo rwose, nta bintu byo gushakisha. Ntabwo navuga ngo naguca intege, ariko mu by'ukuri iyo ukora
ibintu by'amajwi bisaba ngo ubihoremo, uhore witoza, kandi noneho ikindi bikaba ari wa muntu wumva ijwi nyine pe, atari ibintu byo gushakisha. Kandi ibi byose tuzabyiga, ntabwo uzashobora kwiga bene ntabwo azaba ari gushakisha, mu by'ukuri azaba amaze kumenya icyo ari cyo. Kuba wasobanukiwe uburyo zino volume zikora byonyine biguhereza uburyo bwo kuba wamenya mixer byoroshye. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiye, hano tugira icyo bita groupe. Izi groupe mu by'ukuri, izi groupe uvuga ngo zirakomeye cyane, zigira ukuntu zitanga imbaraga nkuko muri kubibona. Uvuga ngo iyi volume ya main hacometseho ikintu, nasohoreho ikintu, ariko mu by'ukuri azamuye n'izi ngizi kugira ngo imbaraga ziyongere. Hanyuma rero tukagira za zindi za FX hano nk'uko nayibabwiye. Izi ni volume za FX. Izi volume rero zifatikanya na za zindi nayimberetse muri buri murongo. Muri uno murongo nubiremo murabisangamo, naho ngaho rero urabisangamo. Ariko tukagira n'iyo bita push. Iyi push icyo idufasha guhindura ano ma effect nk'uko muri kubibona aya ngaya yose. Iyo ugiye ukayasacinga kuri Google, kuri umenya icyo agiye yavuze, niyo yashyizemo ariko ugenda ubyumva. Ariko aya ngaya ahantu yazamurira ni uko iyo umaze kupushinga wenda ugashyiramo iyo ushaka. Ubu ngubu harimo iyo bita katedro. Hano rimwe hari kumwe katedro, then 25 ubwo ni chorus. Ni ukuvuga ngo iyo uyashyizeho ugapushinze ukabigeza, uvuga ngo urakaraga. Iyo ukaraga bigenda bihinduka nk'uko muri kubibona. Iyo ukaraga bigenda bihinduka. Yes, murabibona. Iyo ukaraze bigenda bihinduka, then iri gusimbuka gutyo yita pushinga. Wamara gupushinga ntihangane ube gupushinga, nyine iyo musimbagurika bitarageramo. Then iyo yishyiramo effect rero, ziriya effect niyo mpamvu kano kitwa FX. Iyo gushyiramo iriya effect rero umara kuyishyiramo, then noneho cyangwa ubundi ugahita uyizamurira volume yayo hano. Bamaze kuyishyiramo volume yayo hano, ariko mu by'ukuri nta effect nashyizemo, zose zirafunze. Umara kuyishyiramo warangiza ukayizamura, ukayishyira wenda hano hagati mu auxiliary. Ushobora kuyishyiramo ukayishyira hano mu main, ukayishyiramo no muri auxiliary ya kabiri. Ni byinshi ariko tugenda dukuraho. Nk'uko mubibona rero, hano hacometseho amasinga. Aya ngaya ntituramenya icyo akora, n'aya ngaya ntituramenya icyo ari kumara hano hantu, ariko ibyo byose tuzabibona. Ndumva rero ari ibyo ngibyo. God bless you. Hanyuma rero mukore subscribe, mukomeze mukore share, comment n'ibindi byinshi cyane muzagenda mubibona. Murakoze cyane, ndabakunda. Subscribe, share and comment.